Ibi bibaye nyuma yaho kuwa 20 Nzeri 2020 Gisa cy'Inganzo yari yasohoye impapuro ziteguza ubukwe yari afite hamwe n'umukunzi we barinda isezerano ya Kin. Gisa cy'Inganzo yatangaje ko umukunzi we yagaragaje imyitwarire idahwitse bigatuma imiryango yari kumufasha mu birori bye yivanga mu rukundo rwabo bigatuma buhagarara. Gisa cy'Inganzo aragira ati hari ibintu bihinduka ariko hari n'indi myitwarire idahura no kubaka. Kubaka ni ikintu gisaba gutekereza, ntabwo ari ibintu umuntu akina nabyo. Ni ibintu nari nagejeje ku muryango, mu magambo make yarambonye arankunda nanjye bibuko, none ashaka ko dukora ubukwe mu gihe gito cyane. Urumva ntabwo wakora ubukwe mumaranye amezi 3. Nari nabyemeye, numvaga ko amezi 3 ntacyo yabatwaye mu gihe umuntu yabahuye n'Uwimana yamugeneye. Hari amakuru avuga ko kuri ubu ngo aba bombi batakivugana, ndetse ngo Gisa cy'Inganzo nazi naho umukunzi waherereye kuko na telefone ye yayikuyeho. Gisa avuga ko yagiye abona ko uyu mukobwa afite imico itatuma yubaka, kandi uyu muhanzi atagishaka urukundo rw'inkunda rubyino. Atugenda wiga ku muntu ureba imico ye, ndetse kandi n'imiryango waduhozagaho ijisho hari ibyo batemeye. Nanjye umuryango wari wemeye kuma buri kimwe cyose kizakenerwa mu bukwe. Hari abantu bari bemeye kumfasha ariko wagira ngo bari babizi kuko ubukwe bwigijwe inyuma nta kintu barama. Nagiye mbona imico ye mibi, mbona abantu bagendana, mbona hakenewe impinduka. Uyu musore avuga ko yishimira ko nta muntu ubu yavuga ko yamuhaye inkwano ku buryo byaba ikibazo bamwe bagira ngo yarabeshyaga. Yakomeje avuga ko ikindi kintu gikomeye kuri uyu mukobwa bakundanaga ari uko yari afite umwana. Ati yari afite umwana ngomba kumwitaho kandi yari yarabimishe. Hari n'ibindi bintu nagiye menya nyuma, nari narakoze ibintu byose nitaye ku muntu bihagije kuko urukundo ni urukundo. Yemeza ko imiryango yabo bombi yari yaramaze kumenya iby'urukundo rwabo, ndetse n'ibintu byose yari yaramaze kubishyira ku murongo. Gisa avuga ko uyu mukobwa bahuriye ahantu kuri studio, akabona ari umwana mwiza, afite undi musore bakundana bagatandukana agakomezanya nawe. Gisa avuga ko ubukwe bwe n'umukunzi we babwigije inyuma kugeza igihe bazabona ibintu biri kugenda neza ku buryo barwubaka rugakomera. Ubwo hajyaga hanze impapuro z'ubutumire, Gisa avugaga ko uyu mukobwa bamaze umwaka urenga bakundana. Yavugaga ko urukundo rwabo rwavomerewe cyane igihe yari afunzwe. Uyu mukobwa yemeza ko yamubaye hafi, amuha urukundo rwatumye ubwo yafungurwaga ahita afata icyemezo cyo kumukunda uruzira uburyarya. Uyu Gisa cy'Inganzo yamenyekanye mu ndirimbo zakunzwe zirimo Ruyenzi, Genda Ubabwire, Umuturanyi ndetse n'izindi. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.